numvaga nyine ko ikiganiro cye aje kugikora nk'uko nari nsanzwe mbona ko ibiganiro ntungurwa no kumva ngo basangiye agacupa n'undi muntu ndavuga ni ibintu biri too much. Ndamuhamagara wenda yavuze ati nta kuba twarakijijwe ntago ari ngombwa ngo tureke inzoga, nuko yavuze. Nawe waba ugisomaho gake inda yamunaniye kunanirwa n'inda nabyo ni ikindi cyaha gikomeye. Yego. Ariko we kuko nyine afite uko yari yasezeranyije abantu, urumva nicyo cyabaye icyaha kuba yaratandikiye ku byo yavuze. Rero ntago nigeze nyizwe gukora amafaranga y'abadiaspora. Aza gukizwa mujyana no gusenga, nyuma arongera abivamo agaruka ngo mukuzunguza ikibuno. Ndetse we yavuze ati ngewe impamvu naje gusanga ati ibi bintu ari kata. Ubudiriza ubona ari nk'icyo kintu cyatumye ava ahantu heza mwari muri agasubira mu byisi. Ubu sigaye ubona umukobwa ukabona ni mwiza noneho. Nareke guca imanza, ahubwo nareke Imana yo yonyine aba ari izicira urubanza, akomeze. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV, tubahaye ikaze muherereye impande n'impande, ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe naho utarayikora. Ni umwanya mwiza ngo uyikore niba ubona ibiganiro byacu ari byiza. Ndabasuje cyane rero abari mu ntara enye z'u Rwanda, umujyi wa Kigali, abari muri diaspora, ndetse ntago nakibagirwa abantu bari muri East Africa. Umunsi rero tubafitiye umutumirwa nzi neza ko benshi mwakundaga kuntuma ati muzatuzanire uyu muntu. Nkurikije comment zanyu najyaga mbona, none uyu munsi namuzanye. Meze gute? Meze neza. Namakuru y'iminsi yari meza. Haraciye igihe kinini cyane abantu benshi mbona muri comment birirwa bakuntuma. Byo haraciye igihe kinini. Urakitonda nka kera rega. Ndabona mbese kuvuga n'ubundi ukivugira make nka kera. Umva barasinda ariko nge nyine ntago ariko mba mbibona. Kanitonze birenzaho. Dore ko utarambara rinete. Byabaye ngombwa. Iyo urwaye amaso? Byabaye mbere warabibonaga bitewe n'ukuntu. Paul. Hanyuma amazina ni Emmanuel nk'ibisanzwe. Hari igihe abantu bajya bayoba, nanjye bijya bimba ariko uzajya utwangara nkavuga ngo YOMIYO. Nakundi nyine ariko bibaye byiza nyine byabaye Emmanuel, ariko bitaweje ko wamamagara YOMIYO ntakitaba. Burya izina nirikujije umuntu nubwo atari ko mbyifuza, ariko ntago umuntu wamubwira ngo bikuvemo kandi ntiyaguhamagara ngo umwihorere. Hanyuma rero duherukana mbere cyane muri lokale. Ubuzima buhagaze gute noneho nyuma yo kuva muri lokale? Ubuzima bwo hanze wabonye gute nka Emmanuel? Ubuzima bwo hanze ndasibye iyi si turimo yugarije abantu bose, ibibazo corona ibiki. Nicyo kibazo kiri hanze, ariko ubundi ubuzima bwo hanze ni nk'ubusanzwe, nuko habayeho impinduka, ariko murebye nta kibazo kidasanzwe. Ikibazo kiri hose mu Rwanda hose, mu Banyarwanda cyangwa ku isi hose. Hanyuma rero ngiye kukwibariza ngewe ikibazo, ndakubaza nkanjye. Umuntu bicaye ni umushiti wawe, ndetse na mbere hose wenda ni umushiti wawe mwakuranye cyangwa se mwabanye mu buzima bugiye butandukanye. Yigewe ubwe yaraje arivugira ati Sandra, wenda ngewe umutima wanjye uranca urubanza, nje gusaba imbabazi wenda z'uko nagukoshereje, ariko nzi ko YOMIYO nawe yarari muri abo bantu. Arasetse mu bantu bo gusaba imbabazi. Oya ntabwo nshaka ngo YOMIYO asaba imbabazi na Emmanuel, sorry. Ariko yige niwe bavuze ati reka ntere intambwe. Baramugiriye inama cyangwa se yakugisha inama ati ndashaka kujya gusaba imbabazi, ndetse nanibaza wabyakiriye gute we ko yaravuze ati ngewe narashutswe kandi kwaka imbabazi hahana. Burya rero umuntu kugira ngo uzamenye umuntu ni mugari, umuntu ni munini. Yenda kuba yarasabye imbabazi nimba hari ikosa yakoze biba byiza burya iyo watandikiriye bikaba nyuma ukikosora, kuko bishobora bake. Mu by'ukuri nimba umutima nama we waramwumvishaga ko agomba gusaba imbabazi, nge ntago byambabaza ahubwo byanshimisha, kuko gusaba imbabazi bikorwa n'umugabo bigasiba undi. Ni ukuri byaranshimishije. Hanyuma
Emi hari benshi wenda bavuga hanze ati bari abantu ntibakijijwe abandi ati barakijijwe ndetse njya nkunda kuvuga ngo umutima w'umuntu ni ubuze ukuri nta muntu agakwiye gucira undi rubanza kuko nyir'ubwite n'ubuze ukuri kw'ibintu we iyo ubyumvishe hanze uba wumva umeze gute muri wowe cyangwa se ubyakira gute nge rero ukuntu byakira nta cyanshi intege kuko abavuga ngo narakijijwe cyangwa sinakijijwe cyangwa abo twari turi kumwe ngo ntibakijijwe nta n'umwe dusenga ngo ni Imana bipfa kuba umutima nama wanjye n'amahamyamutima yanjye amamiriza yuko nakijijwe yego yenda sinakijijwe ngo mbe umwere mbe umumarayika kuko turacyari mu isi irimo ibibazo isi yanduye kandi dore ko nibyo turwana nabyo ni ibiremwa by'umwijima ni ibiremwa by'umwuka ntabwo ari umuntu ufite inyama n'amaraso ngo twahangana nshobora gucikwa nkaba nakosa ariko burya iyo nk'uko nakosereza umuntu nkamusaba imbabazi ni nako Imana yo ni nyembabazi ihora itubabarira ni ukuri ndumva kwirirwa umuntu avuga ngo runaka yarakijijwe ngo nakijijwe numva ko atari cyo cy'ingenzi ahubwo ubivuga we arakijijwe cyangwa ntakijijwe numva ko buri muntu wese yakisuzuma aho guta umwanya areba Emmanuel areba Ige cyangwa Claude cyangwa ba Jean de Dieu cyangwa Damascene ahubwo wakawuta areba uburyo abanyemo n'Imana icyo kintu cya mbere nababwira. Hanyuma Emi warampamagaye wenda mvuga ngo ufite n'agahinda urambwira uti hari ubutumwa nshaka kugenera umuntu bita Ige inshuti yanjye ati aho muri iyi minsi ndi kubona ari gutandukira ubundi muri make ndashaka wenda mbere yuko nshira mu kiganiro nyirizina wababajwe n'iki ku byo Ige wenda yakoze. Ikintu cyambabaje nge nuko ibyo nari niteze mu kiganiro ntago ari byo nabonye numvaga nyine ko ikiganiro cye aje kugikora nk'uko nari nsanzwe mbona ko ari ibiganiro ntungurwa no kumva ngo basangiye agacupa n'undi muntu ndavuga ni ibintu biri too much ndamuhamagara yenda agerageza kumbwira ko atari byo bundi nyuma aza kunyemerera ariko byararangiye nyine yasabye imbabazi nukuri nta nka yaciye amabere niko nabivuga kuba ari agacupa yanyweye ntarongera kumva yitwaye gete cyangwa yasutse imise cyangwa yambaye amakanzu mu by'ukuri biriya ni ibintu byoroshye ni ikintu cyoroshye cyane dore ko atari nacyo cyari kituraje inshinga cyane kuba yarashoboye biriya iby'agacupa byo rwose nabyo ndahamya neza kazaba. Hanyuma Emi wari usanzwe ubizi ko ubundi Ige anywa inzoga cyane ko ndavuga gati inzoga twaraziretse dusigaye tunywa fanta cyangwa se nawe waratunguwe ngo twese twatunguwe. Burya rero umuntu yatarangwamiriza ikintu ko agikora ntago mu buzima bwa nsinya nkunda umuntu mbwira ku ruhande ngo yakoze ikingo yakoze icyoya nde nkunda nemera ikintu nabonye n'amaso yanjye kuko abantu dushobora guhimba cyangwa bitewe nuko ubanye n'umuntu ukaba wamuhimbira. Rero hari abantu bajyaga bahamagara benshi abashuti bakambwira ngo nababwanire reka ntago yiga uza tukamara icyumweru mu rugo cyangwa ajya iwabo nkabona atazinyweye azinywera hehe. Mu by'ukuri abinyemereye nibwo navuze ntoke kuva binyemereye nyine nka Ige n'ubundi wabikoze mu kiganiro hari video nayo nabonye ari kuyisuka ndavuga ni ibi ntago wakirirwa umpakana kuko biragaragara aranyemerera anasaba imbabazi. Yego. Hanyuma se buriya hari ikibazo kindi giye kwibaza ndetse wenda yavuze ati nta kuba twarakijijwe ntago ari ngombwa ngo tureke inzoga nuko yavuze nawe waba ugisomaho gake. Abantu se buri muntu akizwa hari uko afite buri nk'uko nabivuze buri muntu afite uko ahura n'Imana yiwe yenda ashobora kumva we ko nta kibazo nk'uko nabyumvishe mu kiganiro ngo kubw'inda yamunaniye kunanirwa n'inda nabyo ni ikindi cyaha gikomeye kuko ntago nibaza ko umwana gutegekwa n'umubiri nabyo ni ikibazo. Rero nimba yumva amarangamutima ye nta rubanza mucira nanjye sinamucira urubanza kuko sindi Imana sinzi uko we n'Imana ye baganira sinzi uko bavugana dore kabone ko no mu rusengero abantu basenga kimwe ariko burya imitima yabo ntago ibiri gusaba kimwe. Rero ntago navuga ngo njye nanazisomaho nabivuga ntago nabihisha ariko ngewe umutima wanjye mba numva utabinyemerera. Hanyuma gukizwa hera ku gato na kanini. Yego. Hanyuma Emi wenda yarafite umukobwa ngo bari gukunda muri iriya minsi ndashaka kumbwire yari bikubwiyeho iki cyane ko yanatangaje yewe ati umuntu inshuti yanjye umunsi ku wundi umuntu bita Emi.
biriya bintu wari ubizi mu kuri kwawe nk'umukristo? mu by'ukuri ntabwo biriya bintu nari mbizi, kuko nanjye nabonye ikiganiro agikora, ndavuga nti ntabwo bibaho, mbibazwa n'abandi bantu bo hanze, ndababwira ni ukuri ntabwo mbizi, ngerageza kubimubwira, cyakora amahirwe ntajya mbeshya ngo bitinde, arambwira ati wapi, ndavuga nti se ko kuri mukobwa uvuye Belgique atereka reka no Nyamirambo, ndavuga nti cyakora ni ibintu uri gukora ntibizakugaruka, arambwira ngo umva ngiye kubihagarika ngo ibiki n'ibiki. Ndabyibuka umunsi wa nyuma bamuhamagara ngo akore ikiganiro n'umukobwa twari turi kumwe, arambwira ati sindi bugeyo, ndavuga nti se kubera iki nigenda tumva ko ari ngiye kubujije, yego ntiyajyayo. Ikiganiro kindi nakurikiyeho kumva bari bashwanye, ndabaye se ige ko avuze ko ibintu by'uriya mukobwa ugiye kubivamo biti, kubw'amahirwe mbona birarangiye, ndavuga Imana ishimwe, yenda biriya kwara ugutwika nyine bisanzwe, ni gusa ni ntabwo bereye umukristo waratwitse mbere biki, ariko ukagira ubu igihe turimo dufite byinshi byo gukora, dufite gushaka ubuzima, dufite kugaruza igihe twataye no kugira ngo tube hafi imiryango yacu, ntabwo gutwikana ndumva atabyo bintu dukeneye cyane. Birarangira hacamo igihe nongeye kubona nyine mbona ibi biganiro byabaye ejo bundi. Yego, hanyuma njyewe hari ikiganiro twakoranye nanamubaza ati ese mugenzi wawe we yaba afite umukobwa bari mu rukundo, arambwira ati ibye hari igihe bibibanga atari ko uno mukobwa namumweretse, we niko yadutangarije ati uno mukobwa umuntu bita Emi aramuzi ko ari girlfriend wanjye, ndetse n'ejo bundi yavuze ko atarabizi, yarazi ko yatutse mu Belgique, ariko urumva ko yari yarabikubwiye. Muri make y'ige rero yaratubeshyaga nawe. Mana yanjye umva kereka hari yenda sinzi, kuko ibyo burya kugira ngo usobanure ikintu cy'umuntu yabwiye undi adahari biba bigoye, kuko nshobora kubivuga adahari akavuga ko namuhimbiye, cyangwa namubaza nk'uko yabimbwiye ngo yaravuze ko nari mbizi ko, cyangwa uko yabyumvaga nawe kuri uriya mukobwa, mwumva nawe akambwira ko wamubeshyeye. Gusa ikiza no kuri kwagiye ahagaragara, nicyo kintu navuga. Ari umukobwa sinzi yakoze ikiganiro avuga ko atigeze agera Belgique, ari ige nawe yakoze ikiganiro bashwana, sinibaza ko umuntu kuko bakundana nimba yaravuye Belgique ari diaspora bakundana icyumweru kimwe, ntabwo bibaho. Hanyuma Semi, nkawe wowe iyo wabibonaga kuki utigeraga umuganiriza ati turi mu nzira wenda y'agakiza, reka ibi bintu wenda ureke kubeshya cyangwa se ureke iki kintu, kuko bishobora kumwambika indi sura itari nziza wenda, cyane ko ari wowe wenda akenshi muba muri kumwe? Rero hari igihe kigera kugira ngo umuntu mureke nawe byibuze urebe ko hari ibyo yakora nyine, nawe umubwira ikindi kintu runaka, kuko hari igihe umuntu ushobora kugenda buri ibintu byose umuyoboro ni yakora ikosa gato akavuga ko ari we wamwoheje. Rero biba byiza iyo ushatse kwitaza, dore ko nari ndi no mu bihe bitanyoroheye, nanjye nari ndi mu gihe cyo kwihugiraho, nari ndwaje umubyeyi, hari ibindi bintu nabyo ndimo, kandi byose nta nubwo ari mu mujyi wa Kigali, urumva nanjye ubwanjye nari naribuze. Rero nyuma nibwo nabonye yabikoze, ndamuvugisha, cyakora aranyumva nubwo bitaciriye aho, kuko nawe ni mukuru. Rero nta mpamvu zo kugira ngo umuntu uhora umufata nk'umwana, bigeraho nawe kugira ngo yikubita agashyi nyine. Hanyuma Emi, abantu benshi, reka mvuge gutya nkurikije komenti umuntu bita Ige afite ku kiganiro cyanjye, ndetse nshimye ko nawe wanabibonye aho wateye na komenti, rwose mbona usa n'ubabaye, aho benshi batakarije umuntu bita Ige icyizere, benshi ati Ige turabona ko utakijijwe, ati niwe usigaye usoma no ku nzoga. Wowe ubona abantu bari gukomeje gutakariza umuntu bita Ige icyizere, cyane ko bavuze ati n'ikindi kiganiro nabonye asuka inzoga, wowe wumva umeze gute mu mutima wawe nka wa muntu kera mwari ahantu habaye ku munsi mukabateka tuve muri ino nzira tujye mu yindi nzira, ariko ukabona uyu munsi nanone hari ubundi buryo bitameze neza? Ntabwo mbifata nk'ibintu bikomeye, kuko nk'uko nabivuze ibyo turwana nabyo ni ibiremwa by'umwijima kandi biturusha imbaraga, si ibyo ko haba gutabarwa kw'ijuru cyangwa no kugira imibanire myiza n'Imana ikagutiza imbaraga cyangwa ikakurwanirira. Mu by'ukuri ntago Ige namutera ibuye, n'abantu babyumva batumva yenda ngo ndabivuga ngo ndamushyigikiyeho, kuko twese nta mwera uriho,
burya ijambo rya rivuga ngo umuntu wiyita umwere aba yise Imana inyabinyoma. Mu by'ukuri igashobora kuba yarakoze kariya, ariko ntabwo ari ikintu cyatuma ngo abantu bamucira urubanza, kuko twese turi abantu, n'abo ngabo bose ntabwo mpamya neza ko ari abamarayika. Oya, mu by'ukuri be kumutera ahubwo bakaze kumusengera, gukomeza kumugira inama, bamuvugisha, bakomeze nyine bamube hafi nk'uko byabaye kuva mu itangiriro, kuko nabiyo bakosheje ntabwo nibaza ko Imana ihita ibajugunya cyangwa ngo yumve yego ushobora kurakara ariko ihita ibanguka kubabarira. Rero nabo bababarire, kuko nabo n'imbabazi ko bapfukama bagasaba Imana imbabazi ikababarira, nabo ndibaza yuko bamubabarire. nimba ari abakristu, ni ukuri bumve ko nyine kiriya cyabaye, ubu si yaba ari ikanzu yaje yambaye, ibyo byari kugenda gute? Bumve ngo kariya njye nkabona nk'akantu koroshye, yego ntabwo cyoroshye kuba ni icyaha, yenda sinzi nimba imbere y'Imana yarakoze icyaha, reka tubibare nk'abana b'abantu, ariko nanone sinamuciraho urubanza, kuko nese nimba mukature kunywa inzoga ntazajya mu ijuru. Yego, ariko we kuko nyine afite uko yari yasezeranyije abantu, urumva nicyo cyabaye icyaha, kuba yaratandikiye ku byo yavuze. Rero umva bamubabarire, niko ngiye nabivuga. Hanyuma ndabizi iki kiganiro azakireba, agira ubutumwa umugenera cyangwa se icyo umwisabira. Ngewe cyo musaba nawe nk'uko mpora mbimubwira, yenda n'ejo twarabivuganye, namubwiye ko yagerageje kumbwira, arambwira ngo umubare ndabanza amabara nyuma y'ukwezi, nawe nyine ibyo twasezeranye nambabare yabyuzuze, kandi ikindi akaze gusenga, kuko ashobora kuba afite urugamba rutoroshye. Hanyuma ni ukuvuga ngo kubera icyo mpaye imbabazi ariko ukamutega ukwezi imbere ye. Impamvu nabikoze nshobora guhita mubwira nige ndakubabariye ako kanya, n'ejo nkongera nkabona n'ubundi n'ibyaha bindi bibaye. Urumva byambabaza cyane, noneho sinabona n'ibyo mbwira abantu, ariko kuri nabivuze ubwo nyine nibiba niwe uzabyibarizwa ku giti cye, ni nawe bazajya babibaza. Niyo mpamvu namubwiye ngo nyuma y'ukwezi nyine, kugira ngo ndebe kuko gushira. Hanyuma se nk'umuntu bitaye murirwana umunsi ku wundi, ariko hari umuntu wanditse comment ati ese nk'ubu turamutse dusanze yige atarakijijwe koko, nk'uwo muntu ni nk'ize mungengerero wamumara noneho kuri uyu munsi? Hari benshi nabo ugiye mbona muri comment babyibazaho, babikomeza babyibazaho, ati byari ugutwika nabyo. Nge impamvu mvuga ko igakijijwe ni uko atakiri gete, bige sinzi impamvu batabona ko yahindutse. Byenda kuba barabonye yanyweye inzoga, mu by'ukuri niyo ndacyabivuga, ntago ari ikintu gihambaye yakoze. Ubwo se bamufatira nko muri club cyangwa se bakamufatira nko muri lodge ahantu runaka, bityo byari kwitwa iki. Ahubwo dushima Imana kuba icyo kintu kitarabayeho. Kuba kunywa inzoga byo ni ikintu cyoroshye, nawe ubwe yavuze ko agiye kuzivaho. Rero umuntu wavuze ngo ntiyakijijwe ngo nugutwika, ntabwo bibaho. Nabo barabizi, baranabibonye ko gutwika ntibigira garanti kuva mu ntangiriro baduteza amezi 2-3, ariko na n'ubu ngubu sinibaza ko hari umuntu waba ukibaza icyo kibazo. Hanyuma hari ikindi kintu yige yatangaje ndetse kibabaza abantu, aho yavuze ati ari kumwe na LIZA, ntago ndeka kubivuga ko byabereye hano, ati ibyo amafaranga y'aba diaspora yaratujabutse, ndetse benshi bahita bavuga ati ese kuko mu Rwanda gukizwa basigaye bakizwa kubera amafaranga? Sinzi niba icyo kintu aracyumvishije. Narabyumvishije, yenda sinzi, ndibaza ari LIZA wabikomojeho, anambabare yenda kuba muvuze mu kiganiro, ariko nuko yabivuze, kandi yabivugiye ku karubanda nyine. Yenda nimba ariyo target yari afite, sinanabizi nimba koko aba diaspora bagira amafaranga, nimba ari abamiliyoneri simbizi, gusa nimba nyine aribo bayamuhaye, ubwo sinzi niko nawe yabibonye. Ariko ngewe ntago nigeze nyuzwa ngo kubera amafaranga, hoya. Nkuko murambivuga iyo nyashakane kugumaho narindi, kuko nari nibeshejeho, nari mbayeho, kandi narayabonaga. Ngewe nuko nashatse ikintu cya mbere cyane gukizwa ni famille yanjye, kuko nabonaga bimaze kurengera iki. Rero nago famille yanjye ntago ari aba diaspora,
n'abanyarwanda menya nta numwe wari warenga ikibuga cy'indege rero ntago nigeze nyuzwe gukora amafaranga y'abadiaspora yenda nimba yaranabonetse nyine Imana ishumbusha umuntu yesi ni kweka mbivuge gutyo ntago mpamya neza yuko babikoze nda kuko abantu bakijijwe ni Imana yabasanze nyine babikora uko nguko kuko tuzi abantu badakijijwe nabo bafashwa n'abadiaspora rero kuba baravuze kuriya biranababaje byo birababaje kandi bibabaje kuri kote yacu no kuri kote y'abadiaspora urumva nk'umuntu wafashije hasi kari gufasha nyuma akabona biriya bintu birababaje nge gusa na n'ubu ndacyasaba imbabazi mu mwanya wa ige yenda sinzi bishobora kuba ari Knowless yabimuvugishije reka mbivuge gutyo ariko ntago mpamya yuko nimba ari umuntu utekereza gusa nawe ahari rira jambo azarisabira imbabazi kuko birakabije pe hanyuma hari umuntu bita LIZA mwaje kubana impamvu nanamuvuze ku mugana nuko ikiganiro cyakozwe habona ndetse LIZA aza gukizwa mujyana no gusenga nyuma arongera abivamo agaruka ngo mukuzunguza ikibuno ndetse we yavuze ati ngewe impamvu naje gusanga ati ibi bintu ari kata ubundi LIZA ubona ari nk'icyo kintu cyatumye ava ahantu heza mwari muri agasubira mu by'isi nese ko akubwira ko ari business yari yigiriyemo ubwo urumva nyine yari yashoye yari muri business kandi abantu burya ntago abantu bose bari muri kwasiteri ntago baba bagiye ahantu hamwe nicyo navuga dushobora kujya muri kwasiteri y'Rubavu hakabamo uviramo Musanze uviramo Mukamira gutyo mpaka ariko wa wundi uzahagiye akagerayo rero ni nkuko nabivuga hanyuma se LIZA akakomeza kuvuga ati nzi ko ari kata kandi ari wa muntu mwe mubanye ahantu heza kugira ngo ahubwo abatera ingabo mu bitugu avuga ati koko twara ahantu heza cyangwa se barakijijwe ubona ari icyo kintu gituma wenda avuga ati ni business ku mugani wawe sinzi ngiye cyo ashingiraho ntago nkizi ndenda ari mbaro kugira ngo ibyo yataye twese tubite burya nta umuntu ni mugari abantu turatandukanye gusa sinzi n'ikiyumutira kuko ngeri LIZA duherukana menya tunaherukana tujya gusenga kuko muri lokale urabizi ntabwo yari ahari nyuma ya lokale ntabwo nigeze kongera kumubona nari ndi mu rugo nongeye kubona LIZA avuga ari n'umuntu mpaye link y'ikiganiro cye ngo yagarutse kuzunguza ikibuno rero umuntu nimba kuko yari yakijijwe ntabwo nibaza impamvu LIZA ataje kandi muri corona twarasengaga ndibaza ko abadukurikiranaga babibonaga ntago LIZA twari turi kumwe yenda ashobora kuba atekereza ko ari business gusa nge nimba ari nako abantu babifata nge ndashima Imana ko kuri ngewe ntabifata nka business kuko nkuko mbivuga yaza kuba ari business nta mwanya wanjye nari gutangira kwirirwa mbeshya nubwo ngiye mvuga ko nambeshya abantu ninge waba wibeshya ku giti cyanjye kuko ntago nibaza ko iyo Mana izaza kumpa iryo juru kubera abantu nabwiye ngo nakijijwe ahubwo umutima wanjye imirimo yanjye no gusenga kwanjye nibyo bizangeza mu ijuru rero ntago nabeshya umwana w'umuntu ngo nakijijwe kuko kudakizwa nta wamfunga nta n'icyaha runaka naba nkoze sibyo kuba ngewe nirangiriza ubugingo bwanjye bw'ejo hazaza rero LIZA we abifata uko abishaka bivuga uko abishaka nta kintu byampinduraho yewe kabone niyo abantu bose nyine babifata nko LIZA bifata nta kintu gishobora kumpinduraho kuko ni ngewe uri guharanira kubaho ejo hazaza kuko uyu mubiri ejo uyu munsi napfa ejo nkapfa rero ndibaza ko ninge ndi gushaka gusabana n'Imana ninge kandi ubyishakira ntango mbishakira aho wese mbishakira LIZA rero abantu ko babifata simbizi cyangwa mba nuko icyo mparanira nuko Imana imfata suko umwana w'umuntu amfata hanyuma hanze hano ubona abakobwa bagufata gute wenda abantu benshi baba bayatige ese wirukira mu rukundo ku mugana byari no gutwika wenda niyo mahire wowe wigeze ubitekereza ibyo bintu byo guhita wihutira mu nkundo cyangwa se uracyavuga ati ibintu by'abakobwa ariko mbiritse aho naba nkubeshye se nanabitekerezaho nkunda kubivuga cyane kuko urabona igihe umuntu yaramuriye hari ahantu ni igihe kinini pe hari byinshi umuntu arakisuganya hari byinshi umuntu akigira muri isi yo hanze akireba sibyo yuko ibyo ngibyo byose nanabyihutira kuko nzi hari benshi mbona ngo uyu munsi zasenyutse ejo inkundo zapfuye
oya hari byinshi ndashaka gukora nkabaho neza nkabanza nyine nkabaho umuryango wanjye nkawitaho barumuna banjye iki ibyo bizaza kuko urukundo se ko rudasaza. ubu usigaye ubona umukobwa ukabona ni mwiza noneho ndakubwira ngo sinagera igihe cyo nakigeramo oya atari by'urukundo ukaba wamubona uko ahagaze ukaba ati uriya mukobwa ni mwiza cyangwa ntabwo ujya ureba nshobora kureba nyine nkareba ukuntu ameze nkabona nyine ni mwiza n'umuntu mwiza se ko yirangana hose ariko iby'inkundo byo rwose wapi naba mbeshye. hanyuma Emi wenda hari ikindi kibazo cy'amatsiko nakwibariza wambwiye ati Liza ibyo avuga nta nubwo wenda bindeba cyangwa undi muntu wese umutima wawe niwo uzi none ugira ubutumwa umugenera kuri iyi saha. Ngenera Liza se ikintu namugenera nareke kuba umucamanza kabone niyo yaba yenda hari abajya abona cyangwa ibyo ajya abona burya umuntu uvuga icyo yakweretse ariko ntabwo uzi imbere ye uko hameze yenda ashobora kugendera ngo yasangiye Knowless na Ige cyangwa iki nareke guca imanza ahubwo nareke Imana yo yonyine aba ari izicira urubanza akomeze business ze nkuko zikora zimwinjiriza mu by'ukuri gusa ajya aharanira gusaba Imana yibwiriza amuha iherezo ryiza ikomeze imutize ubuzima kuko kuri iyi si rwose nta buzima dufite kabone niyo waba uri umumiliyoneri ejo n'ejo bundi uragenda ntabwo uri urupfu kandi ntubuze aho ugiye rero nareke guca imanza ahubwo we akomeze ibye we n'Imana ye ubundi yiturize nibyo byamuha amahoro kurusha ibindi byose. hanyuma ni ubutumwa bwiza wenda umugeneye ariko hari undi muntu bita Tyler we aravuga ati hari abo nkihura nabo hari abo nkibura muri za nzira mbi iyi saha wenda nta mafoto nakingewe sinjya mpamya ikintu ntiboneye amaso ku yandi ubona biterwa n'iki kandi nzi ko wenda hari bamwe muri mwe bakijijwe. yense ntago najya guhamya ngo mubwire ngo iki uwo yabonye ahubwo ntago nibaza ko yakabaye amuvuga mu kiganiro yakamwegera akamubwira ati se wavuye mu buzima mutarubwe ko wabusize. rero burya umuntu ko yaba asa kose umuntu byibuze mwahuyeho rimwe niwe byaba imyaka 100 niwe byaba imyaka 1000 ushobora kuzamukenera kuko mu buzima bw'iyi si nta wigira igihe utazi umunsi utazi ushobora kumukenera wa muntu wahemukiye wa muntu wasebeje wa muntu wagize gute mu by'ukuri ntago nibaza ko biri ari byo kabone niyo byaba ari ugutwika cyangwa kugira ngo ubone views ushobora kubikora yenda ngo abantu babone ko uri gushaka gutangaza ngo ukuri ako se ukuri ni ukuri kukuri isi yose ishaka ni ukuri gufite ibimenyetso ni ukuri nyine ugaragaza sibye yuko no gusebya umuntu ngiye ntago mbiha agaciro ahubwo inama wamuhaye ni iyi burya inshuti nziza ni kugira inama ariko kabone niyo waba uri bumpe miliyoni utari nta kintu kizimuri kunyereka nta kintu byabimariye ababona reka mbyemere ndakababona simbizi kuko simba nanjye sinajya kwemeza ibintu ntabonye ibintu ntazi nakamubwiye nti byibuze akabagira inama akabaruta icyo kintu Imana ikazana kimuhembera ko byibuze hari inama yatanze ku muntu runaka nicyo kintu namubwira. hanyuma usigaye ngo worora ingurube ndeka mvuge ngo ni nk'umwuga wo korora mbese byaje gute cyangwa se uwo mushinga? byano umushuti wanjye nyine nawe wororaga wangiriye inama wabigeze kubikoraho kuko amafaranga nabonye nabonaga nta kindi kintu nayakoramo nyine ngo mbone bimpiriye kuko gucuruza twapangaga narebye yari yabonetse twarayagabanye urumva ntago 140 wajya gucuruzamo uri bwishyiremo ipatante n'ibiki uri bunaranguremo ndavuga ni wa prekampe kujya muri ibi nubwo yenda bidahagije na twari ducyari ko burya ujya kugira miliyoni ahera ku giceri cya rimwe ndabana hamwe n'Imana yo inatumye anyabona bizaza. hanyuma umuntu witege inshuti yawe ndacyabisubiramo
ari wowe ntago umwihakana nawe ntago akwihakana kubera iki iyi saha we nta mushinga mwigeze muganiraho abe yawukora kuko nzi ko ino saha yige nta kintu akora aratangira gukora ibyo azabimubazaho ku giti cye yenda ashobora kuba yarayabitse kugira ngo yiyongere cyangwa akaba yarayabonye kuko abantu tugira ibibazo bitandukanye akaba yarayabonye afite ibindi bibazo birenze ibyo cyangwa we akaba icyo yashaka gukora akaba yarabonaga wapi ibindi byo ntabwo mbizi ni ukuvuga ngo wenda wabona yarakemuje ibibazo bya famiye cyangwa se by'ubundi buzima. Hanyuma Yomi, wemera ko gusenga umuntu w'umukristo ushobora kumubwira ngo dusengere bikamunanira? Burya yenda mu gukizwa buri tugira impano zitandukanye ariko nta mukristo nese niba utazi gusenga ubwo waba uri mukristo wahura n'Imana gute utazi gusenga? Ntabwo bibaho. Ntabwo mbyemera kabone n'ikiragi gisengera mu mutima. Ntabwo wabura n'amagambo abiri ubwira no muri Bibiliya harimo isengesho wagenda ukarisoma ukarigumisha nyine mu mutwe ubundi ukajya urivuga niyo ryaba ari rimwe nta sengesho ry'umunyagara ku Mana. Yego, impamvu bikwaje ni ukubera iki mudakunda kwigisha yige gusenga? Yige kenshi bamubwira ati nsengera, ati gusenga kuri kamera birangora, urantunguye, ndetse aho wenda atayirabuze ati mubwire ati ko twigishije gusenga bikaba byarakunaniye gusenga. Ni ukubera iyo mpamvu byibuze nzi ko umuntu asenga ibimuri mu mutima, ariko ikintu cyo gusenga usanga kikiri ikibazo gikomeye, kandi wenda uko mwari muri kumwe mwese nzi ko mwajyaga musenga. Satani ni umugome, nicyo kintu cya mbere navuga. Satani yagiye kugutera icyasha ntahataguta hose usanga yakugoze. Mu by'ukuri ige hari ikintu wese muri rokari ntajyaga dusengera, no hari igihe tuba turi n'iwabo agasenga tugiye nko kuryama cyangwa kurya. Nanjye niyo mpamvu navuze ko byambabaje. Rero satani yagiye kuza ni ukuri aza afite izindi mbaraga, kandi burya n'Imana irakureka bikakugeraho kugira ngo bigusigire isomo. Rero sinzi abasoma Bibiliya bazi ibyo satani yakoreye Yobu, suko Imana itamukundaga cyangwa itamwishimiraga, ariko nyine iyo yakuretse ngo bikugeraho kugira ngo bigusigire isomo, kugira ngo ubutaha uzaze uri ubugi bukeba. Mu by'ukuri hari igihe uyu munsi bashobora kuvuga ngo yige biramunanira gusenga, ubutaha akazaza asenga ahubwo kurusha n'abandi basenzi babayeho. Rero ntabwo navuga ngo gusenga nta muntu binanira, kandi nege suka atabizi yenda ni ya satani. Ugiye kumushyiramo repetition yo gusenga? Oya, ushobora kwigisha umuntu ibintu by'Imana, ibintu by'agakiza, ushobora kubwiriza umuntu, ariko niwe ugira umwete kugira ngo asabe ikintu Imana. Yige niwe ugomba kwisabira, kuko ntabwo nge namusabira, ariko umutima we niwe ugomba akicara hamwe akavuga ati Mana mpa imbaraga ubundi ngende iminwa yawe bose nyicishikeshe. Burya hari ikintu kimwe umuntu yigeze kunyigisha, ambwira ati nujya gukora ikiganiro, mbere yuko ujya mu kiganiro jya ubanza ugisengere, kuko satani azabasebereza imbere ya kamera, kuko niho mwatangirije urugendo rwanyu, kandi koko urabona nta biri kugenda biba. Icyo rero nabwira ige ni ugusenga mbere yuko anakora ikiganiro, akaza yumva afite umwuka wera muri we, akaza ubundi agasenga ukareba. Hanyuma tugana ku musozo, Emi, gira icyo ubwira aba bantu bakifata umuntu bita Emi, umuntu bita Yige, ko bakiri muri za nzira mbi, kandi uyu munsi uri umugabo wo guhamya ati ngewe narakijijwe. Ngewe nk'uko nakubwiye ni sinita kuko abantu bamfata, ahubwo nita uko Imana imfata. Mu by'ukuri abantu bo nyine, abantu ni abantu, duhora turi abantu, ntabwo ushobora kujya gushyiramo umuntu ikintu kitamurimo. Ariko burya hamwe no gusenga nzi ko Imana izigaragaza, ikagaragaza ukuri. Niyo mugabo mvuga wo guhamya byose, kuko ntabwo ngewe sinayibashyiramo ngo babyumve. Kabone niyo na Kristo ari Kristo yaje akora ibitangaza, akababwira ko ari umwana w'Imana, ariko banze kubyemera bigira naho bamubamba. Rero ntabwo ngewe umwana w'umuntu ari ngewe wabahamiriza nta n'igitangaza nari nakora. Rero hamwe no gusenga nzi ko byose Imana ariyo
izabyihamiriza. Hanyuma agira ikintu ubwira aba bantu bose nabo bakubaye hafi mu rugendo rwo gukizwa mbese kugeza kuri uyu munsi cyangwa se bababaye hafi muri rusange. Ikintu nababwira ni uko mu by'ukuri buryo umuntu akweretse urukundo nawe uramukunda kubw'inama, kubw'amasengesho, kubw'urukundo, kubwo kudahwema kutwitaho. Ni ukuri njye nta kintu nabaha nta na kimwe sibye kuba uwo nabasezeranyije, kabone niyo natandikira byibuze bazongere bangaruze rwa rukundo. Ikibi nakora ntikizaganze urukundo rwabo, ahubwo bo urukundo bafite ruzaganze cya kibi kizaba cyangaragayeho. Bansengere, bangira inama nk'uko badahwema kuzingira cyangwa kuzigira abagenzi banjye. Ni ukuri bumve ngo ndabakunda. Icyo mbasaba ni ukugira ngo Imana izabaho umugisha, kandi buri witanze wese Imana izamukubire. Yaba uwitanze mu buryo bw'amasengesho, uwitanze mu buryo bwo guhamagara tubaza mumeze gute, bimeze gute na gute. Ni ukuri uwitanze wese Imana izamuha umugisha. Ni ukuri emireka ngushimire cyane, mukomeza mutsindagiza umuvandimwe. Urakoze cyane. Gasaro TV.